nari mfite ibintu byose ngewe ngiye guhindura ubuzima ariko mu buryo bwo kurambagiza kuko nashakaga umukobwa uzankundira mu buzima ubwo ndimo urimo ntabwo nashakaga wangaga ko hari umuntu uzaza akakwibeshya akavuga ati kansanga ingagari. Ikindi numvaga nyine mfata decision ndavuga ni buri mukobwa wese uzaza kunsura hano ni inusu y'ibirayi inusu y'igitoki sambaza za desi ubuto bw'ijana nyanya z'ijana amagi atarane urusenda rwavuye ne avoka y'ijana igitunguru cya senkani ngakubita hariya mu isafuriya uko wabiborotse wabihashye kenshi none ariko ikiza nuko warivuga neza kandi nurivuga nabi buri umucunze wasanga yarahoze mu muryango w'imbeba ahubwo akaba umwana w'ikirara akaduhunga yagera hirya akavuga twasebye izimbe buri muhanzi wese usigaye mu Rwanda kuko mba mbari inyuma impamvu ndi inyuma nuko ndi tirari ndi za bazuka ndi za wasonga 16 nka debena aramamagara cyangwa se undi murapera akambwira ati ko twatewe tubigenze gute amakuru ndashima Imana ndikumva mfite ibi neza ninde wakwize Mbeba y'inzungu ariko ubundi ririya zina ni izina ry'amateka ni izina rivuga cyangwa se rigaragaza ubushobozi ikiremwa mbeba ubushobozi bwo kubaho kwacyo gitanga mu mubiri w'umuntu nicyo bivuze kuko Imana yaremye urabona Imana yaremye Yesu kubabyemera imushyira hagati yayo n'abantu yiwe n'abantu iravuga ngo uyu niwe uzabakiza ibyaha irangije irema noneho imbeba iravuga ngo izi mbeba none kugira ngo abantu babeho neza batekanye nuko nshyiramo igitambo hagati y'abantu cyitwa imbeba ni muri ubwo buryo izina ryaje ariko imbeba ni igitambo mu buryo birumvikana ko imbeba buri imbeba zibana n'abantu mu nzu bakazica se oya imbeba zirimo amoko 68 rero buri bwoko bugenda bugira akamaro kabwo urabona mu myaka yashize Gambia yazemportaga muri Tanzania yazemportaga muri Gambia ikazizana imbeba zitegura ibisasu urabona ibi bisasu byo mu butaka bigira poudre noire imbeba kuko zirya ibintu by'isinga n'ibiki yihageze iriya odeur isa n'iyisubiza inyuma ariko ntigende ikazazi hazenguruka ivuga iti wakoraho nkumva uko buryo bimeze bagahita bamenya ko ari ahantu harimo kwe icya kabiri buri imbeba hari zo bita sumbirigi izi nzungu nyine ubwo nawe uri muri sumbirigi ariko y'umuntu komeza dusobanurira amoko y'imbeba nyaboneka ziriya sumbirigi zivura bwaki gute wahuye n'ikibazo cy'imirire mibi urwaye se cyangwa se wumva ushaka kwamaragogora neza ukanywa umusosi mu gitondo saa 6 na nimugoroba wa mwana wazingamye aruri hasi amatama asubira ku murongo ubwenge bukiyongera uko imbeba isosi yasumbirigi isosi yasumbirigi rega hari zo bita jega ni jage imbeba zifite akaboro k'umutuku bene hano hejuru ku munwa wo hejuru ikiro cy'inyama cyazo kigura $4 4,000 ntabwo ari buri munyarwanda wese wajya ku isoko ngagiye kugura jagi ntago wapfa kuyigura bisaba kubanza ukabitekerezaho urumva ko bisaba ubushobozi bw'amafaranga rero urumva ko uwo n'undi mumaro ikindi imbeba urumva tujya guhuza icyo nakwita abasirikare b'umubiri mu mubiri buri imbeba ari nka 96 ndabizi ko akenshi n'ibintu byinshi bapima bashaka gukora nyine imiti y'abantu ubushakashatsi bwinshi aribyo cya gitambo navugaga ubushakashatsi bwinshi bukorerwa ku mbeba ubu n'urukingo rwa covid twabahaye ejo bundi Imana ishimwe ko twarubahaye nawe uri mu barutanze uri mu mbeba zarutanze iyo tutahaba ntabwo rwari kuboneka bivuze ngo ibyo byose ni amahirwe Imana yahaye abantu binyuze mu mbeba si n'imbeba gusa kandi buriya buri gakoko kose Imana yaremye kuko ibinyabuzima biri amoko nk'abiri kubiza ibintu by'inuza by'ubumenya muntu cyangwa ibintu bya biology hari santiyari ni nyamaswa ziri no santiyari rero n'abantu barimo ko turababara tukishima tukagira buriya n'imbeba niko zimeze no santiya zo ni ibinyabuzima byinshi bisanga munsi y'amazi harimo za eponge n'ibindi biriya binyabuzima nyine bitababara bitagira santima bitagira gute champignon icyo gihe rero icyo bivuze imbeba urumva ko ni igitambo ku bantu hanyuma rero yewe ndi imbeba y'inzungu ariko iri optimistic
peace intercontinental ballistic missile with nuclear warhead peace homme intègre homme responsable respecter revolka qui dort pour Dieu nyita super talent. Ayo ni amazina yanjye yo barusubiyemo ibyo bintu Mbeba y'inzungu. Nitwa Mbeba y'inzungu. Optimistic peace intercontinental ballistic missile with nuclear warhead peace ryo ni rindi rimwe. Homme intègre ni rindi. Homme responsable respecter revolka qui dort pour Dieu nyita super talent. Ayo niyo mazina mfite 2021. None se kuki numvisemo byinshi cyane muri n'ikirunga cyasinziriye. Muri n'ikirunga gisinziriye. Ndasinziriye. Impamvu sinziriye ariko birumvikana. Iyo uvuga ngo ikirunga gisinziriye, ikirunga urabizi ko kigira ibyitwa maguma. Subizi? Biriya bintu nawe bikurimo. Ariya ni amaguma. Ari ibintu byatomboka tukumirwa. Urabona mu Rwanda tuvuge ko wenda hari abahanzi 50,000. Niba hari 50,000, jewe nzi nyuma yabo. Nza mbareberera kubera ko nasanze kujya imbere. Buriya kujya imbere hari igihe nyine muba muri mu kwirukanga mwese mwirukanga. Sasa ukaza kugera ku cyobo udashoboye gusimbuka. Bikagusaba gusubira inyuma. Iyo usubiye inyuma rero hari igihe usanga wenda mu kugenda utari wakandagiye umusimari wasubira inyuma ukawukandagira cyangwa se ugahura n'igisongo cyangwa igishyushyu. Ikindi ukamenya ko nunanagaruka inshuro ya kabiri ukahasimbuka aho uzaba usimbukiye w'abandi rero wirinda gusandagiza ibyo usanze. Jewe rero mbari inyuma nyine. Abagwa mu myobo babajyana iwawe mbareba abagera gute aho hose mbarebera. Ese niko kugwa mu myobo k'umuhanzi? Wewe ni byinshi mbareba mvuga nti uriya mwana yakoze ikosa. Ikindi urumva tuvuge muri East Africa nk'iyo Diamond twatatse wenda akaduteza indirimbo ikahita iba hit. Buri muhanzi wese usigaye mu Rwanda kuko mbari inyuma. Impamvu ndi inyuma nuko ndi tirari ndi za bazuka ndi za wasonga 16 nka The Ben arampamagara cyangwa se undi murapera akambwira ati ko twatewe tubigenze gute. Ubwo nkahita nshakisha uburyo ninjira nko kwa Medbeat cyangwa kwa Bob. Nkambwira ni Bob twatewe dukore ihe ndirimbo ati wazanye iyihe nti iyi ngiyi. Cyo gihe nkahita nsibanganya icyuho. Nukurasa gusa mpfa kumanura imisozi mu buryo bw'amagambo. Hanyuma nkahita ndeba ngo abanyarwanda bakeneye iki, twari dutewe n'ikihe gitero cy'amagambo basi naho ngaho. Ubundi nkahita nkubita. Benzu hari ikintu cyateye muri no minsi aho wenda amakuru menshi abantu batangiye gutanga ibiganiro bitandukanye kuri murandasi wenda bakabona umwanya munini wo kwisanzura ku buryo umuntu ashobora kuza agakora interview wenda na JALAS akayikora na Sabe na Yago n'undi na Irene n'iki n'abandi batandukanye, ariko ukumva abantu baravuga turi umuntu n'ukwikina gusa nta ibikorwa bya Mbeba y'inzungu ni ibihe bifatika bitaba bya bindi Melody numvise ari kuvuga kuri Super Manager. Jewe ibikorwa byanjye icyambere buriya uretse za filime zo uracyazikina? Filime ndazikina ahubwo se zizahagarara. Ibikorwa byo mfite ni byinshi kandi abantu niba iyo bavuze ibikorwa ntukumva album. Je nshobora no kuba mfite ibikorwa ariko biri mu buryo bw'ibitekerezo kuko buriya jewe murambivuga ntabwo ubuzima bwubakwa ari uko wavutse. Ubuzima butangira utaravuka kuko buriya guhemburwa k'umwana mu buryo bw'imitekerereze n'ibihangano n'ibiki byose kubaho k'umuntu ni mu nda y'umubyeyi akamutwita amezi 9. Burya nibwo jewe rero ibikorwa mfite duhere kwanza 2020 muri 2021 siyo turi mu kwezi kwa kabiri. Wenda afasheho ukwezi kumwe ukugushize maze gukora indirimbo ebyiri jara. Indirimbo ebyiri. Indirimbo ya mbere nayikoreye kwa Element akabeba. Amashusho akorwa na Faizo Pro. Indirimbo ya kabiri nyikorera kwa Bobo Pro. Amashusho akorwa na bagenzi Bernard. Mfite projet kwa Bob, mfite projet kwa Element, mfite na projet muri Big Town kwa Bakti. Mu meza 3 niba nshobora gukora audio ngakora na video. Indirimbo ebyiri, audio na video. My friend, Mbeba y'inzungu ntiwumva ko mari. Ahubwo 2021 biragenda gute? Kuko urumva mfite projet 3 ziri hari. Zikeneye kuba ariko nawe wemera ko abantu bakorera ku magambo nubwo wewe urumva utanze proof zifatika. Hari undi baza reka kugira ikintu kibaza uko ibintu bimeze. Abo bantu we ntubemera ko bahari Mbeba y'inzungu. Bariya rero batabayeho natwe ntabwo twabaho. Erega buriya kuvuga
kuvuga hari abantu biruhura ubu hari umuntu ushobora kubona iki kiganiro akahita avuga ati iriya mbeba wayicumuriza ariko ntamenye ko azubaka inzu nkamutanga kuyitaha ntubizi si by'imbeba uteka idahari ikagutanga kuryaho n'ubundi tujya kuziruka niyo tugiye none imbeba ebyiri zinjira mu nzu mu mwaka umwe zikahinduka 1140 ni ukuvuga ngo ntawe ushimwa na bose niyo mpamvu yakaza akavuga bakishima papa cyangwa yaza akavuga abantu bakishima abandi bakarakara sikahita yavuga nuko ntawe neza rubanda ariko ibikorwa biba bihari kandi n'abavuga gusa buriya kuvuga nabyo ni igikorwa ahubwo biterwa n'icyo uri kuvuga kuko ijambo abasoma Bibiliya iravuga ngo ijambo ribiri byutsa umujinya ijambo go gusubizanya neza guhosha uburakari ariko amagambo y'abapfa akabyutsa umujinya ndabona n'ubundi ufite impeta iyi ni impeta uri mariye ndi umugabo ndubatse mfite umudamu nkunda cyane Charlotte ku mudamu wanjye yanyemeye bambenze inshuro zirenga nk'ijana sure my friend arangije aravuga ati cyuma cyanjye cyuki cyanjye welcome reba inzu ngewe reka mubwize ukuri sindumva utanga experience uvuze ndagira ngo idusangize kuko uravuze uti umugore wanjye yankunze bambenze nk'inshuro zirenga ijana inshuro zirenga ijana nukuvuga byose oya cyakora naba mbeshye wenda hari utuntu wibuka dusekeje mu bihe byo gutereta mbere yuko uhura na madamu na nyiri urugo jewe mu tuntu dusekeje twajyaga tungonga cyangwa se nibuka ngatekerezaho nuko niyambuye ubuzima je nari ndimo muri iyo misi kuko ntabwo ndamara igihe kinini maze hafi imyaka 4 ndumva gutyo ariko muri iyo misi ntarashaka niyambuye ubuzima nari ndimo nabaga kwa nayinzira mita mpava njya mu inegeka rya gatanu ariho ndina n'ubu ubushobozi bwo kwicara mu idiferi rya ku ruhande ngura gasonga bugari ka 400 isafuriya ibyo nari mfite n'ahandi nabijyanye nabyihereye abantu gusa bisanzwe hareba JALAS nkavuga nuriya muntu akeneye isafuriya ebyiri nkakubwira nizitware uyutwara igitanda uyutwara iki sigara na shitingi n'akamatera ka simple ngura isafuriya ebyiri hanyuma ngura n'amakanya abiri ngura nako gasonga bugari ka 400 njya kuraba muri ubwo buzima none ntangira urugendo rwo kurambagiza nashaka ngo icyo gihe bivuge neza icyo gihe wari uri muri ghetto ufite ibintu byose nari mfite ibintu byose uti ngewe ngiye guhindura ubuzima ariko mu buryo bwo kurambagiza kuko nashakaga umukobwa uzankundira mu buzima ubwo ndimo urimo ntabwo nashakaga wangaga ko hari umuntu uzaza akakwibeshya akavuga ati kansanga ingagari ikindi numvaga nyine mfata decision ndavuga ni buri mukobwa wese uzaza kunsura hano ni inusu y'ibirayi inusu y'igitoki sambaza za desi ubuto bw'ijana nyanya z'ijana amagi atarane urusenda rwavuye ne avoka y'ijana igitunguru cya senkani nkakubita hariya mu isafuriya uko wabiborotse wabihashye kenshi noneho uwazaga akagerangara ry'amabuno y'inkoko cyangwa se arayiboroshesha yapfundura isafuriya agasanga ari kwidendezamo agahanga kakababa akaba aranyanyagiye undi akanyanyagira nako abo bose ujana uko bakabaye bagiye oya n'abantu bane bose bakubenze wenda bashingiye kuri ubwo buzima ubayemo kuri ubwo buzima ndimo ikindi hari uwazaga akahita areba ikirere urareshya ute wiza ngahe atunze iki toka ibintu bifatika jewe rero yaza agasanga ndacyari nyine ndi hasi ikindi hari uwazaga akaza yifitiye indi misiyo kandi jewe yo wansuraga wasangaga afite mugenzi wanjye w'umusore mu buryo bwo kwirinda bankoresha amabara tukaba twicara mbere yuko wimariya nazira gahunda wazigendaga naraziraga cyane wari ukiri manzi jewe nari ubwongo bwanjye hari ukuntu bwari bwarishyizemo ikintu runaka umukobwa utoboye amatwi umukobwa usize iminwa umukobwa wambara nyitegereza umbenguke nurangiza umbaze cyangwa se murembuze ni minini ni urabona hari zirimo amoko ane hari ikanzu hari yo bita murembuze ubwo niye murembuze ibisatuye bene hano mu mpande none urumva ihamagara uriya igahamagara nuriya bose ikabahurizamo hagati muri Afrika y'Epfo hakaba rero iyo bita nyitegereza umbenguke nurangiza umbaze yo ireshya n'isengeri urabona aya masengeri yacu twambara noneho niba washimye urabaza cyangwa se wigendere hakaba iyo bita mfasha hasi hejuru ndifasha iyo rero ireshya n'isengeri ifashe kuyatwonyeje inyuma nta kintu gihari
mfasha hasi hejuru ndifasha nta bindi nirirwa ubaza ubwiye rero narabiziraga iwansuraga rero yasangaga mfite protection ku ruhande nuko buri gihe umukobwa uko yagusura cyane ashakaga umuntu ugomba kubitwicaranya aho ngaho ku buryo yinjira akagwa mu kana avuga ati noneho ndakora ku kana n'ababyibura nari niteguye kuvuga nufite akananwa nk'aka Yesu none dusanze inyana y'urutwira aho ngaho yasabye gusa icyo gihe saragwa ku gacupa kantu gasembuye oya sinigeze ngo inzoga cyo nibuka 2003 nanyweye ubushera bwari bwaraye wumve ko naraye mu gipimo cy'ikawa kwa Budesiyana ndara mbona ikirere cy'insuza kiti bite mwana yo wacu nareba ikawa kuva ubwo wahise ugendera ku musembo kuva ubwo nta nzoga nigeze nywa nta niyo nteganya kunywa nta n'ibyo njya ntekereza mu buzima ariko abayinywa ndabubaha kimwe n'itabi nanyweye ishara 2001 nanyweye ishara kumwe mu mudomeka amashara turi mu ntuza mu munsi y'igiti cy'avoka aho bahitaga ngo ikira kwa biri hanze mu ishara navuye nkankorora minuka Iremera kuva uwo munsi nyeka nakaya hari narakavanya niko kapo kuva uwo munsi byarangiriye aho ngaho nta tabi nigeze nywa urumva nyine ni nk'amahirwe nigiriye umuntu ashobora kubona iyo shenete wambaye akagira ngo icyo kintu uragifana cyangwa icyo ngicyo Bob afite iki ni ikibabi cy'umukindo icyo Bob afite mu kanwa Bob icyo ya Bob yini ntwari do you know history Rastafarianism is a religion that was born in Jamaica. The Christopher Matata Burundia singer, in her song he say, the Rastafari, he's the one characteristics by justice, true love, everything. Giyo niyo mpamvu mba nambaye gutya. Ntabwo ndi rasta, sindi n'umusuperstar. Ariko giye nyine giye nkunda abantu bagiye bakora ibintu by'indashyikirwa nka ba Bob, ba Che Guevara, mukuru wanjye Sapiesi, ugashyiramo umuryango w'iwacu w'abanomade, ukaza hano mu Rwanda ukasanga aho bita ba Mutara wa mbere se mugeshi mwene Ndahiro wa Ndahiro, ibende abantu nk'abo bakoze ibintu kabisa uvuga uti uyu muntu ibintu yakoze ni ibikorwa koko kabisa umuntu akoze ibintu bidasanzwe. Wari ukitubwira gatoya kuri story yawe y'uburyo wari wavuze abakobwa 100 ariko kunsura kari 4 umwe buriya babiri baba babaye benshi narinjanishije mu mubare ariko urumva ni 4 uburyo imbeba nyine zitunze abantu mu buryo bw'imitekerereze mu buryo bw'iki ndeba uburyo imbeba iciye bugufi ikindi nararebye ndavuga nti imbeba nibica bugufi reka wenda nemere nibera imbeba nta kibazo ikindi nuko imbeba buriya ni izina ushobora kumamagara uri umunyamujyi ni n'izina umuntu ukuze w'umusaza cyangwa umubyeyi ukuze wo mu cyaro runaka ashobora kumamagara kuko imbeba bahora bategana imitego nyine hafi aho mu nzu ni izina rero ryiza jewe nkunda ku giti cyanjye nubwo bamwe bari harabika resuri urabizi mu itangazamakuru n'abahanzi n'ibiki nabirirwa barituka ibyo nta kibazo icyangombwa nuko izina mbeba y'inzungu kurivuga nabi Imana iraguha umugisha kurivuga neza Imana iraguha umugisha ariko ikiza nuko warivuga neza kandi nurivuga nabi buri umucunze wasanga yarahoze mu muryango w'imbeba ahubwo akaba umwana w'ikirara akaduhunga yagera hirya akavuga twasebyiza imbeba oya papa cyangwa ntabwo namwibasira ni umuraperi mwiza ahubwo rekana namusuhuze mu cyongereza mfite icyongereza narepese muri iyi minsi ndi kuvuga mwihangane ni washaka kuba waracyumvise ahandi ni amahirwe yanjye 2021 no reka mbanza suhuza abakunzi banjye ariko nawe ndamushyiramo firstly let me greet ntuseka ariko let me greet my Shrepe people wherever you are in the world great thanks to Surav Mbeba Inzungu and thanks for your big support to me so that I'm getting my music from to you. God bless you. I would like you to tell you my new song Mwidishi is out now. Visit my channel Mbeba Inzungu 250. You see my music one song Akabeba second it's Mwidishi. My friends, you are always giving me to live life every day. So, my new song, Mwidishi, this is a gift that I given you 2021.
particularly thanks JALAS as one of direct doing subscribe, like, share this interview. Once again, let me ask Papa Cyangwe, like Papa Cyangwe, Ish Kevin, Amaji the Blacker, Bulldog, and others to be sorry not believing this I'm telling to you. So I'm coming for you, my friend. 2021, I'm super talent. I'm Mbeba Inzungu optimistic. So if you look at me, it's because of our fans from another continent, European, America, and Africa. I have big fans. So I'm coming for you like a bird on your head. Because last 5 days ago, the most farmers in Iran singer the band who called me. I think it was morning, man, who called me, told me, Mbeba Inzungu, no stress, no fear. That's a look at after me. So when the Benny, why the Benny thinking about it to call me Mbeba Inzungu? It's the Benny, he finished to look potential, wrong potential in our mind of Mbeba Inzungu. Yeah, my friends, I am super talent. I'm the first rapper who have done an interview 2021. Papa Cyangwe, I'm coming for you, my friends, and the others. So rero ubwo ni ibyo nababwiraga, nta kibazo niriwe mbabaza, ibyo nababaza byo ntimwabisubiza, ariko icyo nababwira cyo twubake muzike nyarwanda, ariko ku kintu kijyanye n'imbeba, Mbeba y'inzungu optimistic. My friend, tube dutujeho gatoya kuko ndashaka kubaremera ubuzima mukaki. Nk'ubu nabahaye urukingo rwa COVID-19, rero bivuze ngo mugomba no gukomeza kwakira ubuzima buzima. Rero ndashaka kubabwira yuko mukurikirana ibihangano byanjye.